hari ikiganiro nabonye cya Masimba TV, hari n'ikindi nabonye cya Beauty TV, ariko mu by'ukuri iyo turi hano ku isi abantu bagomba kubahana. Ngo icyakora koko kubaha Imana iyo gufatanyije no kugira umutima unyuzwe, kuvamo inyungu nyinshi, kuko ari ntacyo twazanye mu isi kandi nta n'icyo tuzabasha kuyivanamo. Urumva tugenda dushira, tuba duto, utwenda, udusogisi bisaba kugura. Nari naje hano nk'umuryango, mu by'ukuri muratekereza, ese ubwo nta n'agahinda mugirira bariya bana ubwo Nzabinesha yavuze ngo yemera umuto, ese umuto we amufashije iki? Baramututse ngo ubwo rero ngo aho yagiye ngo ari gucumbira ubugari, ngo harangwa n'umureti, ngo gacumbirwa umuriro. Oya ye, nacumbirwa umutsima, ubugari, amanyu urarye neza. None se ko umugore yabyiyemeje, afite ubufasha namufasha mucumbi, ntakarye umuriro, ajya arya ibyagenywe kuri Papa Plus TV. Murakaza neza kuri Papa Plus TV. Tubanje kuramutsa abakunzi bacu bakomeje kudukurikirana, abakora subscribe, abakora share, n'abandika amakomenti agiye atandukanye. Tubanje kubashimira cyane kandi cyane. Kuri uyu munsi twongeye kubazanira umutumirwa wacu Mama Esther. Ntabwo akiri umushyitsi, yabaye umusangwa. Murabizi neza yuko afite ikibazo kugeza amaginga cyuko nyine umugabo nkuko yabivuze, umugabo yaramutaye, amutana abana babiri, umugabo we agenda ashaka undi mugore. Rero yongeye kwifuza kongera kuza kuri Papa Plus TV kugira ngo ngire aganiriza abakunzi cyangwa kubagezaho ibyifuzo afite mu mutima we, kugira ngo mukomeze mube hafi kandi mumufashe. Yabatse ubufasha, mwagira icyo mugenda mukora, n'abagize icyo bakora turabashimira, ariko mu by'ukuri ni umumama ukwiye kwitabwaho, tukamuba hafi, n'abafana bacu mukamuba hafi, kandi ni ingenzi ko mwamuba hafi. Ni iby'agaciro ku buzima bwiwe, kuko ntiyishimye, ntanezerewe kuba yatawe n'abana, umugabo we akamuta akajya gushaka undi mugore. Reka abanze nawe adusuhuze. Ndabasuhuje, ndabakunda cyane abakunzi ba Papa Plus TV. Okay, urakaza neza kandi urisanga hano ni mu rugo. Murakoze. Wari umeze neza cyane ariko? Tumeze neza, turashima Imana. N'abana bameze neza? Yego, nta burwayi, ni bazima, turashima Imana. Urya muto niwe twahera ubwo duheruka mu kiganiro cy'ubutani, ugatani utari umeze neza? Ubu ameze neza. Okay. Rosine, Mama Esther. Yego. Nzabinesha na n'ubu harakuvugisha? Oya ye. Nta na support? Oya, n'umuryango nta kintu bemeje cyo kumfasha ngo bamuhe ubufasha. Okay. Nta n'uguhamagara ngo gusuhuza? Ntawe, bose bakuyeho amatelefone. Ese niki wabara bakoreye gituma bagukorera ubugome bungana gutya? Nkeka ko ari Satani. Satani ni umwanzi w'amahoro, Satani ni umwanzi w'ibyiza n'ibigeragezo. Ni Satani nyine. Pole sana. Hari abantu bagiye bandika amakomenti agiye atandukanye bavuga ngo tumubonye twamufasha, tugerageza kuri iki kiganiro tubwira ati nimero iriho. Ese hari aba baraguhaye ubufasha ku buryo bwo kuguriza amafaranga kuri telefone, kuri nimero yawe, bimeze gute? Abamaye ubufasha nabo twahuye, babuma mu ntoki, ni abantu nzi. Ntabwo bagera nko muri 5. Ntabwo bagera muri 5? Watubwira icyo waba baragufashije nimba atari ibanga ngo nadukurikiranye bajya bamenya kuri uko ibintu bimeze? Hari mugenzi wanjye
mama yaramfashije ampa 1,000. Hari abampaye 200, hari uwampaye 300, hari uwampaye 100, hari n'undi wampaye 200. Okay. Byose hamwe byabaye nk'igihumbi 800, ariko ndabashimiye cyane. Imana ibaha umugisha. Ariko nyine mu by'ukuri 1,800 aracyari make. Ndashaka ubufasha bw'imiturire, aho kurara, icyo abana barya. Niyo mpamvu naje hano ku itangazamakuru, kuko umuryango umaze gukuraho telefone zose, urumva nta communication ihari. Nta kuntu nabona uko mvugana nabo, nta kundi. Bivuze ngo uracyanacumbitse? Ndacyacumbitse. Icyo kurya biracyari ikibazo? Ni ikibazo gikomeye. Hari abavuze muri komite ngo ntabwo tuguhanga umwanya wisanzura uvuge. Kubw'amahirwe nawe uravuga ati nshaka kuvuga. N'ibyo badusabye mu byifuzo muri komite ngo barashaka ko ngo tukure ukavuga. Yego. Nawe ubwawe urashaka noneho sasa kubohoka ukavuga. Kandi guys n'abadukurikiranaga yari afite ikijya bihe, yari afite ihungabana, n'umuntu nyine wabazaga ikintu akaba yagusubiza ikindi bitewe nuko ameze cyangwa amerewe. Yari afite agahinda kandi mwarabibonye uburyo yariraga. So kuvuga ngo so kumuha umwanya no kumwe mu mwanya hoya, ahubwo hari uburyo ki uburi kubona umuntu burya ameze nuko amerewe, bikaba ko wagerageza kugira ngo urebe kwa mukontorora. Ariko ku uyu munsi wa none murabona ko asa neza, urabona kamwe bapfa kumwenyura, urabona ko icyizere cyo kongera kwigirira kumva ko afite ubuzima bwo kubaho, urabona ko ibirimo biragenda biza, namwe muramubona. Rero Mama Esther, turagira ngo ugire icyo utangariza isi n'abakurikirana ibintu by'ama YouTube bose, bagire icyo bamenye ukuri uko ibintu bimeze. Hari byavuzwe, hari witwa Nyamwiza yagize ibyo avuga, ndakeka ushobora kuba warabyumvishe n'ubwo udafite telefone, ariko amakuru aragenda. Icyo turakizi, amakuru aragenda kandi ikibazo kikuriho ubyanze bikunze urabimenya. Rero tugira ngo ugire ubohoke, ntugire ubwoba. Nubwo wahoze ari umugabo yaguteye ubwoba cyangwa famiza bagutera ubwoba ko bazakugira nabi, uhumura, Imana iri hejuru yawe. Imana niyo byose. Bohoka, ugira icyo ubwira abantu bamenye uko kuri uko kumeze. Murakoze. Hari ikiganiro nabonye cya Masimba TV, hari n'ikindi nabonye cya Beauty TV, ariko mu by'ukuri iyo turi hano ku isi, abantu bagomba kubahana. Abantu, umutoya akubaha umukuru, umukuru akubaha umuto, bityo ubuzima bugakomeza. Rero najya umbwire mere kuri Masimba TV, ari we Nyamwiza ntago nari muzi, nawe ntago tuziranye, nawe ntago yaranzi, ariko Nyamwiza yarifashe yakora ikiganiro, topiki y'amagambo yiwe yandikaho ngo Rosine ni umubeshyi. avuga byinshi kuri jye, avuga byinshi kuri Nzabinesha, ariko mu by'ukuri yari afite rekodi za Nzabinesha, ariko Nyamwiza ndakugaya, wagendeye ku ruhande rumwe rw'uwo mwavuganye. Njye ntabwo twigeze tuvugana, ntabwo washakishije amakuru yanjye ngo umbaze nanjye wumve uruhande rwanjye. Wavuze
wagerageje no kumvugira byayo byose wamaye nka 40% cyangwa 30%, kuko ntago twiheze tuvugana, nta n'amakuru yanjye wari ufite ahagije, ko nagiye kumva numva uravuga ngo njyewe ngo mvukana na Hirwa rwose uwo nguwo simuzi. Urabyemeza ukuntu tuvugana, ubyemeza ukuntu hari ikiganiro mwakoranye. Ese ujya kuvuga iyo nkuru wabanjije ubaza Hirwa ko tuvukana kweri? Ntabwo ari byo. Abanyarwanda bavuga ngo ni ukurasa imbogo. Warashe imbogo, warabeshye. Ahandi uvuga ukuntu Clarissa ati ari muramukazi wanjye. Mu by'ukuri uba warakoze research, warabeshye. Nakamye Clarissa wari ukuri. Ikindi avuga ukuntu yagiye Kitengera ndazwi cyane, ariko ntabwo wigeze ujyayo kuko warabeshye ngo wageze naho nabaga ngo mu nzu nabagamo, ariko ntabwo wahageze pe, kuko wavuze ibintu byo kubeshya, ibinyoma. Ikindi urifata ngo ndi umubeshyi ntunzi, ariko ntago nakurenganya. Watangiye uvuga uti uri umukunzi w'amafaranga, wishakira amafaranga. Nibyo, muri iyi si abantu bose bakenera amaendeleo ya maisha, bashaka amafaranga, ariko najya nkubwire ngo gushaka amafaranga ni byiza, kandi iyo uyashatse cyane hari igihe biba bibi, kuko ibiganiro ujya ukora byatumye nanabikurikirana, mbona hari aho ujya utukana. No muri icyo kiganiro wakoze cyerekeye jyewe na Nzabinesha, nabwo waratukanye. Numva unukiye umugore w'umugabo wanjye yashatse ngo ni umuserebanya. Gute se? Kandi ikiganiro naragikoze, hari aho navuze ko ajya kuri uwo mudamu kugira ngo babomborane, yangishije inama, anyereka ifoto ndanayimushimira, ariko jye nari nzi ngo ni blague. Mu by'ukuri umugore yashatse ntabwo ari umuserebanya. Uzajya ugira limite yo mu byo ugiye kuvuga. Umugore w'abandi ni umuserebanya. Ikibazo gikomeye. Abanyakenya bahita bavuga ngo gayi. Rero ari ijambo najya ngo usomere riri mu rwandiko rwa mbere Timoteyo wa mbere. Usomere nde? Nyamwiza. Ni ijambo ryo gusomera. Okay. Nahise murabyumva. Riri muri Timoteyo wa mbere 6. 6. Kuko numvishe intego yawe, nturagera ku rwego ushaka, uri umukene cyangwa se muri rusange nawe urashakisha, ufite abasapoti, nubwo wenda bagukorera ibyo, hari ibyo bagufasha, ariko yego bagufasha muri bike, nawe ugashaka ibyo ukora bitarimo gutukana, bitarimo kubahukana, bitarimo amarangamutima menshi, ngo wumve ko ari wowe wavuga. Hari n'ikindi kiganiro nabonye wakoranye na Papa Legend. Nkajya mbona ufite amagambo menshi kubarusha, ariko amarangamutima, emosiyoni nyinshi, ukarira. Mu by'ukuri ufite ikibazo, ndaza kukigarukaho, ni nka depression iri mu rwego rwo hejuru.
rero iryo jambo riri muri Timoteyo wa mbere 6:6 ngo icyakora koko kubaha Imana iyo gufatanyije no kugira umutima unyuzwe kuvamo inyungu nyinshi kuko ari ntacyo twazanye mu isi kandi nta n'icyo tuzabasha kuyivanamo. Ariko ubwo dufite ibyo kurya n'imyambaro biduhagije tunyurwe nabyo. Mu by'ukuri abantu benshi hano muri Kenya nta tuzi tugira akazi keza k'amafaranga menshi ariko turarya, Imana ikadutambutsa umunsi ku wundi, imyaka igatambuka, nta kintu dukora, nta nyungu nyinshi, ngo ariko ngo ubwo dufite ibyo kurya n'imyambaro biduhagije tunyurwe nabyo kuko abifuza kuba abatunzi bagwa hehe? Mu moshya no mu mutego no mu irari ryinshi ry'ubupfu yangiza rikaroha hehe abantu mu bibahenebereza bikabarimbuza. Nshuti yanjye, nanjye njya mbona uri mwiza physically, uri mwiza nanjye najya ngo agasomyo nk'uko akambaye rero nyamwiza. Depression rero bayireba gute? Bayireba physicale, sosiyete utuyemo, mentale, mu mutwe. Hari ukuntu wangize gutya ngo mu mutwe hanjye ngo pi ntakirimo ariko nyamwi ntagunze. Ariko najya ngo utekereze kwanza ku bintu uzajya ujya kuvuga, ubanza ubitekerezeho. Physical uri mwiza pe, urasutse, kara yawe ni nziza, umeze neza. Muri sosiyete abantu bakuvuga neza nyamwi ni bake, ugende wikosore. Ni bake, urabatuka. Reba nk'ikiganiro wankozeho, waranshimye ngo ndi keza, asante, ariko wararengereye ubwira Nzabinesha ngo yasize mwiza ngo asanga umuserebanya. Gute se? Aho ngaho rwose ibyo si byiza. Noneho ubigabanye pe. Ugende ubundi iyo umuntu ari umukire, tujya tureba udufilime iyo abantu batagira akazi, hari igihe bajya nko mu nzu y'abaturanyi bakareba udufilime. Iyo ubundi umuntu ari umukire cyangwa ashaka kuba umukire, agira umujyanama, akagira umuroya, umucamanza nyine umuburanira, akagira n'umuntu umusengera, umunyamasengesho. Ubwo nyine iyo atari umuntu w'umukristu aba afite amapepu nyine abaraguzi ajya kuraguzamo. Rero nyamwiza najya umubwire ashaka umujyanama. Umujyanama uzajya umugira inama mu byo agiye kuvuga, umugabanya stress z'abantu wenda bashaka kuba bamutumira amamesaje. Sorry. Nta kibazo. Nta kibazo rwose guys, muvuga ko akomeje kutuganiriza kandi akomeje kutubwira uko ibintu bimeze, kandi tubabarire umutega amatwi kandi mumwumve. Ntabwo yaje gutukana, arimo arasobanura uko ibintu abyumva cyangwa se uko ibintu bimeze. Komeza ijambo ryawe. Akagira umujyanama, akagira umuroya w'umucamanza,
akagira n'umuntu w'umunyamasengesho mu buryo bw'umwuka uzajya umuteza imbere. telefone biba byiza wanayizimya cyangwa kugira ngo turebe ko twakomeza. Rero sinzi niba ubafite ariko uzabashake kuko muri sosiyete urakabije. Ego hari ikindi kiganiro wakoze uvuga ku nkuru ya Ange na sebukwe, ariko kera bari bayivuzeho, ahubwo njye naravuze se ni cya kibazo cyo gushaka amafaranga cyane cyatumye asubiramo iriya nkuru. Wenda byaba ari byo cyangwa se byanashoboka, ariko ubunyamakuru nabwo ugomba kugiramo ukuri, kuko iyo uvuze umuntu ibintu utazi, utanamuzi, utanagiye ngo urebe umuntu umuzi aguha amakuru yiwe cyangwa aguhe evidence mbega z'ibihamya by'uko amuzi, icyo gihe uba ukosheje kuvuga ibintu utazi. Nyamwiza rero ndagukunda kandi nifuza ko na sosiyete yagukunda, kuko hari n'ibindi ndi kumva bicicikana ngo Nyamwiza yavuze ngo hari abantu bashaka kumwica. Gute se? Abantu bari n'impunzi, barahunze bahunga abantu b'abicanyi, none se n'ahangaha kandi babaye abicanyi. Icyo ngibyo ntabwo byumvikana. Abanze arebe ya depression niba itazamutse noneho igera mu mutwe, itangira kumwereka ibintu bidahari, akarota abona abantu bamwica se, nabyo byashoboka. Arebe umujyanama, umukansaringe, uzagenda ugaruka mu murongo wa sosiyete. Naho ibivugwa kuri Ange na sebukwe, hari igihe byaba ari byo, hari n'igihe byaba bitari byo, kandi ba nyirabyo barahari, bari kuza ibo bakabyivugira, ariko iwe yagiye ashaka uburyo bw'amaviyusi nyine, uburyo bashakamo amafaranga. Hano ku gice cya 9 ngo kuko abifuza kuba abatunzi bagwa mu moshya. Hari igihe kandi bikanakugumisha ukumva ko bwakomeza kwiyongera, ugahebenerezwa nabwo, ukaguma muri kwa gushaka ubutunzi mu buryo butari bwo. Ntabwo ari byo. Nicyo nashaka kuvuga kuri Nyamwiza kabisa. Narakomeretse ubwo yabeshyaga ngo ndi umubeshyi. Mu by'ukuri ibintu numvishe na rekodi ya Nzabinesha, ariko uko yavuze ntarabyumvise. Ijwi ni iryiwe, ni ibyo by'ukuri. Kandi uko yavuze ngo umwana wa mbere ntamwemera, narabyumvise. Arabeshya ngo icyo yemera ngo ni umwana wa kabiri, ngo ariko nawe ntashaka kumurera, ko ngiye mugumana.
ngo ahubwo ngo arashaka ko muha ngo mama we ngo akaba ari we umunderera. Ibyo bibaho, ndacyariho, abana n'abanjye. Nzakomeza niringire Imana. Imana nayo izakomeza idutambutse buhoro buhoro, tuzarama, ntacyo tuzaba turi kumwe na Yesu. Yesu ni byose. Ubwo Nzabinesha yavugaga numvishe rikodi yari ijwi rye n'iryiwe kweri. Okay. Nzabinesha aho ari ikintu namubwira, nakomere, naba umugabo. Mbwira umugore wa Nzabinesha gukomera, kuko ibyo yankoze kimwe nuko nawe yazabigukora, kuko ga nubwo mubana muzabyara, muzakomere cyane, mukorere abana urubyaro muzabyara, rukomere, murufashe, murwubake rukomere. Urwubake rukomere kandi wifuza umugabo wawe Rozi. Kuri ubu ngubu kumwifuza ntago bikiri cyane, gusa ngewe naje ku itangazamakuru kuko bari bafunze kontakiti zabo, connection, ntaho twahurira. Ndaza mu buryo bwo kugira ngo mbone ubufasha, abana banjye bafashwe mu buryo bw'imirire, uburyo bw'imyambaro, uburyo bw'aho gutura, aho kurara. Murabizi ko muri iki gihugu habamo imbeho, utugofero, umwana agenda akura, kandi ingofero imwe igura 100. Urumva tugenda dushira, tuba duto, utwenda, udusogisi bisaba kugura. Nari naje hano nk'umuryango, mu by'ukuri muratekereza, ese ubwo nta n'agahinda mugirira bariya abana ubwo Nzabinesha yavuze ngo yemera umuto, ese umuto we amufashije iki? Amufashije iki? Kandi n'umukuru n'uwe. Mvuga no kuri Beauty TV, baravuze batuka Nzabinesha, mu by'ukuri mwarakosheje. Bakosheje? Baramututse ngo ubwo rero ngo aho yagiye ngo ari gucumbira ubugari, ngo harangwa n'umureti, ngo gacumbirwa umuriro. Oya ye, nacumbirwa umutsima, ubugari, amanyu urarye neza. None se ko umugore yabyiyemeje, afite ubufasha, namufasha mucumbi, ntakarye umuriro, ajya arya ibyagenywe kuri. Nanjye simbyemera ibintu uvuze, kuko nimba babyuti baravuze ngo ari gucumbirwa, byute aho muri hose mumenye neza yuko ahubwo ntabwo mwabirebye neza. Ndi kubona Nzabinesha atari gucumbirwa, ahubwo yarabombowe arimo aracumbirwa. Oya, ariko kuba n'ubufasha, niba yaranyanze ngo nta bushobozi mfite, niba yaranyanze ngo nta bushobozi mfite, akajya aho buri, akanyanga ngo narananutse ngo ikibuno cyarashize, akajya aho kiri, hari ikibazo. None se nagumeyo mu mahoro. Amakuru ari kuvugwa hano hanze, yuko yasanze umugore ngo ufite amafaranga, njyewe yanyeretse ifoto. Mu by'ukuri sinamugaya, amara ari hano ku isi yaragwiriye. Hari abakoze amakosa cyane. Beauty aho muri mu byumve, rwose acumbirwa umutsima, ahubwo umukwiriye umugore Nzabinesha yashatse, umutekere neza, kuko nutamutekera neza azaguta. Aho bihiye birahari, harahari hano hanze. Bivuze ngo we n'ibidasha hari ahandi biri gushya. N'ikibuno uzahakikishe ko
kujya nabonye ku ifoto kijejeta hasi azahakikishe ko gikomeje kuriya. Imana imbabarire simvuze amagambo. Bibiliya ijambo ry'Imana rirabuza kuvuga amateshwa n'amagambo ateye isoni, ariko nta kundi iyi niyo si turimo. Azahakikishe ko agifite ntikizananuke nk'uko naje cyashize. Sindi ubukene ngira ngo nibwo bwakimaze. Karame ukiri aho ngaho, Nzabinesha yarashatse cyangwa yarashatswe? Rega muri ubu buzima intege nkeya zirahari, ariko n'imiryango y'iki gihe ntabwo ireba intege nkeya z'umuntu ko zanamutera guhemuka, ahubwo kubera ko yihagazeho bigatuma n'imiryango imushigikira kugira ngo banyereke ko ari mukuri. Mu by'ukuri nta kuri kurimo pi. Ariko nshaka kubanza usubize ikibazo mubajije, kuko nje nabaye iwabo, abanzi ni benshi, n'imiryango y'iwawe ejo bundi yagiye ijya hanze vuba vuba, ba pasiteri Muhoza, ba Mugwaneza, bose baranze imbi wabo, mbana nabo. Umubyeyi abana bitaga Guka witabye Imana, nubahaga w'imfura, yaraduhaye icyumba kinini. N'umugabo wawe aramwubaha, aduha icyumba kinini, ajya mu gatoya, akumba gatoya, kugira ngo anezeze umuhungu we. Kitengera ariko baravuga ati boretse Kitengera akagira bati yavuye mu cyumba cye, yavuye mu cyumba cye, umubyeyi witabye Imana yavuye mu cyumba cyarakibaha. Ni ukuri abari bazi ya nyubako yabagamo mbere y'uko bayimukiramo, inyubako ya Mahirwe, niho hantu twabanye. Abantu bose bakajya babaza atese mu bariya, atese uhaba gute? Mpaba nk'umukazana. Ariko igitangaza nabonye nuko nitwaga umukazana indani, nabo mbwiye ko ndi umukazana waho atari ko bababwiraga. Na n'uyu munsi ngira ngo batinya kuvuga ukuri, ariko twarabanye mu by'ukuri. Mwese Ruzima uko yarabimukiye, njyewe biriya bintu nzabinesha avuga ngo kuri rikodi ya Nyamwiza ngo uwo yemera ni umwana muto w'umuhungu, ngo umukobwa ngo yamubyariye iwabo i Rwanda. ese ko ushaka kugira zigizage ukundi kuntu, ushaka kungira kuba umunyarwanda nk'aho ari igitutsi, ese wowe ntiwabayeyo? Tuziranye muri Kenya gusa, tuziranye ahantu henshi. Nzabinesha nongere nkugarukeho, shaka neza, kwiteranya nanjye ngo witeranye n'abana dufitanye. Abana bazakura, bazanyura mu buzima bugoye bubabaje, ariko bazakura, kandi uzakenera guhura nabo. Niki uzababwira
nk'umubyeyi wo mu maraso wababyaye uzakomera uhagarare kuri iryo jambo ngo twabyaranye buraya. Icyo kintu kirambabaza cyane iyo nekereje ko nabaga nihanganye ngakomeza nkarwaza nduzi ko ari ukurwaza ngo uzaba muzima ngo ufate ijambo uvuga ijambo iwacu. Ariko wari ufite kurijana ahandi ngo nk'umunyamurenge kuko wavuze jewe ngo gasinde uwanyu kera uko ubuzanya amacakubiri mu bana. Nabaga iwanyu mu nzu sebukwe arabimukira mujya mu cyumba aratwimukira n'amabukwe ese rozine tukira nacumbirwa umutsima ahabwe n'uwo mureti ahabwe n'agasosi keza ndabizi nzabiresha ukundi inyama. oya avuga ngo natekera umugore we neza wamushatse mugaburire. Oya nawe witandukira. Oya ndavuga biri kuvugwa ko yashatswe umugabo yarabombo. Ariko bibaho ko umugore afashe umugabo. None se njyewe nta bushobozi mfite ariko iwe arabufite. Ariko ngo umugore yashatse yitwa umuserebanya. Uriya ni Nyamwiza. Okay, hari akantu ushaka kubwira Nyamwiza kari muri Yakobo. Ngo ni n'ikirara. Yakobo 3. Ngaho yagiye ngo yijugunye ni nko kwijugunya mu. Ari kumbabariza ise w'abana banje yita umugore wiwe ngo n'umuserebanya ya kabisa nukabane muri societe n'abantu nabi Nyamwiza we. None se kuri kuvuga ngo ajya atekera umugabo wawe neza amutekera mu mesere akenyere amubyarire mu kiganiro giheruka n'umushaka umugabo wawe mpaka igihe mu kiganiro cyashize ntiwasoje uri murira uvuga ngo urashaka umugabo wawe agaruke none wamurekuye. Njyewe rega hari udukino yankinaga naratuvuze no mu kiganiro cy'ubushize akagenda ubundi akagaruka akabeshya ngo iwabo barambeshya ngo yarari iwabo. Ndavuga ibi bintu hano hanze hari igikoko cyitwa virusi ya sida. Kuri ubu ngubu ntigipimishwa ijisho kuko basigaye bamira ngo ibinini bakagenda bakamera neza bakabyibuha. Ndangije ndavuga kandi wayashatse arabyibushye. Rero si ubwo niba ari kumbwira ngo akabona karananutse none si ubwo niba yarahuye n'ababyibushye urumva atazahura noneho urenze kuri Nyabeza yabona umurenzeho akaba ari we noneho wafatana nawe ejo bundi ibyo bikoko byazangeraho kandi nonsa umwana n'umwana ugasanga ibyo bikoko bimugezeho. Ubundi se icyo ndakubaza kakurenganyiriza ubusa higeze akugaburuka makubyibuha. Yewe simbizi ni ya shitani iri kugenda igaragura hano hanze abantu ngo nta mugore ngo udafite ifaranga mara barajya hanze ngo barashaka bo hanze bafite ifaranga. Birababaje mu by'ukuri abantu badafite amafaranga. Tubuze abagabo mwihangane birashika. Wihanganye akanesha ijambo Nyamwiza mbere yo kurisoma. Ese kubera ko yaba yaratangaje inkuru yawe atakoze ubushakashatsi ngo amenye ukuri uko yavuze ngo yagiye Kitengera akavuga ko yavuganye na Nzabinesha. Ese nicyo kuba ataravuze ukuri nk'uko njyewe wenda Papulas tubizi ubu dufite ibihamya noneho bifatika byinshi cyane
abo utwite Esther twabonye bakuzi utwite Esther Kitengera abana ndetse babasore barabihamya ngo araho bajya gusurana yo hari abantu buba baje kubaka nyuma ariko twajyaga duhura babona mvuye kugura udukara mba mu nzu n'umwana ntarana harya babyita ikiriri kubyara utarava ku kiriri ukabona bagize impuhwe bakitanga hari uwanguriye umugati ni ukuri ndamushimira ahita amara amafaranga 1000 icyo gihe ari menshi nawe ndamushimira ubu yabaye umupapa yaritondaga asengera kwa pasiteri Mugwaneza bakiri hafi na hehe cyangwa mbe ruguru ataramanuka hepfo mu ndego mbere kusoma iryo jambo usomera Nyamwiza ese kuba atarakurikiranye neza ngo avuge ukuri kwitangazamakuru avuga ukuri uko kuri sibyo ariko nubwo yavuze yakuvuze nabi cyane nta nubwo ndabizi wenda byarakomerekeje ko bitewe na record umugabo yavuze ariko yageze naho akuvuganira sibyo ariko mu by'ukuri nubwo yaba yarakuvuganiye ariko yakoze amakosa yo kuba yarari Said nimwe akavuga ati uyu Rosine uri umunyamakosa nta bwenge ufite ese kuba yaravuze ari amagambo kandi ukavuze uko ibyo uvuga wo ari ukuri nibyo biri gutuma byatumye ugatinge nshaka kuvuga ese nibyo biri gutuma umusomera ijambo yego cyane kuko umutwe w'ikiganiro yagize yaravuze ati ibyo Rosine ari kubeshya urumva yarabyemeje bivuze ngo kuba yaravuze cya kintu abeshya ubu twaje twizera ibintu avuga ku mbuga nkoranyambaga erega nakubwiye ko nimba uri muri gushaka amafaranga hari igihe byakugwisha mu moshya ubutunzi bwinshi hari igihe byaguhenebereza mu byaha bikanakurimbura none se niba ari kubabaza abantu ababeshyera hari igihe nyine cyakora ntabwo nzi ikintu cyo kwica cyo ntacyo nzi muri sosiyete hano muri Kenya nk'impunzi nta ibintu byo kwica bihaba ahubwo ikintu kihaba barakubita Nyamwiza hari igihe bazamukubita nk'abo baziranye ajya avuga njye nta nubwo mbazi hari igihe bazamukubita niyo mpamvu namugiriye inama yo gushaka umujyanama akamuba hafi akamubwira ibyo akwiriye kuvuga agashaka umunyamasengesho iyo utishoboreye mu mutwe wawe iyo utishoboreye gusenga ubwawe ngo umwuka wera akuyobore hari igihe nyine wisunga umuntu umunyamasengesho akagusengera mbere y'uko usoma iryo jambo mbere y'uko usoma iryo jambo icyo nshaka kukubaza ni kimwe Nyamwiza mutumiye kuri Papa Plus nkaguhamagara mbere y'uko usoma iryo jambo wari ugiye kumusomera utagendeye ku byo yakuvuzeho utagendeye ngo gutya na gutya ngo yarabeshye cyane ngo yaranutse gutya na gutya tukamutumira nawe tukaguhamagara wabyemera yego wabyemera ko erega naranamukunze sinababwiye ko physical ari mwiza ngo wamusomera iryo jambo kandi guys Nyamwiza urumva yuko Mama Esther nta mutima mubi urumva kanagukunda urabyiyumvira rero ahubwo icyo nge nagusaba nuko ahubwo wamushakira ubutabera reka nkubwire nawe nabwishakire kuko afitanye imanza n'abantu ntabwo byorohewe
ntabwo yorohewe. Ariho hahandi navuze ngo ashake umuroya umucamanza umuvuganira, kuko ntabwo naje hari aho yavuze ngo nari kuja kugurisha akabemba ngo nkazunguza akabemba mpetse umwana, ubwo urumva nibwo buzima yamitiyemo kugenda utwaye abana babiri. ariko nyine aho ngaho ntabwo byanshobokera, kuko n'ibyo nkora nyine tibiri kugenda, nta customer abantu bafite. aho ngaho rero Nyamwiza namubwiraga ngo yashaka umuroya uzajya umucira imanza kubera kubeshyera abantu, akamwigisha ubutabera, ibyo afite nk'ibibazo bijyanye wenda n'ubuzima bwe. Turi mu gihugu gifite amategeko, gifite ubucamanza, gifite ndetse n'impunzi zirabugira, abari muri UN bagira ubutabera. nawe imbere y'uko ajya gutangaza amakuru avuga ngo natwe ngo tujye mu butabera kugira ngo baturenganure kureresha abana, njye ntabwo naje hano ku itangazamakuru nshaka kugira uwo ndega cyangwa kugira uwo nshinja ibyaha cyangwa iki. Naje nsaba ubufasha, nsaba umuryango, bitewe n'uko nari nabuze kontakiti z'imiryango baramfungiye kuvugana nabo. kugira ngo dukurikirane abantu batabira ibiganiro byawe bya mbere, uwo muryango ni uw'abaki? Ni uw'abasinzira b'abakabakaba. Ni uw'abasinzira b'abakabakaba. Okay, komeza. Ndabasuhuje. Nyamwiza ntabwo nkwanga, kandi impamvu ngiye kugusomera rino jambo ni uko ngukunze. Wamvuze utanzi, urabeshya, uvuga ukuntu abo mvukana nabo uri kubeshya ni ibinyoma, uvuga homba ni ikinyoma si homba, uvuga ibintu byinshi, ukuntu wagiye Kitengera amakuru baguhaye ntabwo ari byo, ndetse uvuga ukuntu nibambaje ngo kubyarana ngo nzabinesha ngo ntibivuze ko yagushaka, nabyo si byo, kuko ntabwo wagombaga kumva uruhande rumwe, wagombaga nanjye kunyumva. ntabwo ari uko byagenze, ahubwo twarakundanye turabyumvikanaho, niba yarabivuyemo, ariko ntabwo yambeshyera. Rwose sindi indaya kandi sinzigera mbayo, ndi umukristu. No kubyara uko ujya wambwiraga ngo nitubomboka ngo tuzaza kwihana nyuma, ibyo ngibyo nyine namenye ko ari uburiganya wandiganyije, bitazongera kubaho. Kandi ubu ngubu noneho nafashe undi murongo mwiza, ubu ngiye kuba umukristu nyawe, umukristo uzagera mu ijuru, atari ibingibi byo gusitasita. Yego, ijambo riri muri Yakobo 3 igice cya mbere. Ngiye kugusomera Bibiliya. Bene data, ntihakagire benshi muri mwe bashaka kuba abigisha. Ijambo kwigisha ritandukanye no kumvisha.
bigatandukana no kumva ibyo ugiye kwigisha, ibyo ugiye kumvisha n'ugiye kubyumva. Uri kumva biri bugere mu bantu bose bikaba ukuri kw'ibyo ugiye kuvuga kuri channel yawe Amasimba TV. Rero hano haravuga ngo muzi yuko tuzacirwa urubanza rutari iz'abandi, kuko twese ducumura muri byinshi. Umuntu wese udacumura mu byo avuga aba ari umuntu utunganye rwose. Urareba runo rurimi, nta handi agakiza buriya kaba, ni ku rurimi. Umuntu acecetse gutya ntiwamenye se uyu muntu aritonda cyangwa ntiyitonda. Ariko iyo avuze kamere zose, agatukana, akagira gute, ni hano ku rurimi uhita umenya nyine kirimo indani muri we. Rero umuntu udacumuzwa mu byo avuga aba atunganye. Ngo dore no gutegeka umubiri we wose, kandi abategetse iki umubiri we wose? Dore dushyira ibyuma byo kuyobora amafarashi mu kanwa kayo kugira ngo atwumvire, kandi dushobora guhindura n'imibiri yayo yose. Urabona nko ku bantu bagendesha amafarashi, hari igihe bashira ukurura umugozi w'iburyo igahita ihindukira gutya, wakurura uw'ibumoso ikaza gutya, kuko ibibabara niho iyoborerwa ku rurimi. Noneho ni ikigereranyo cy'uko n'umuntu iyo arinze ururimi rwiwe, hari igihe agendera ku murongo mwiza cyangwa akagendera ku murongo mubi. Rero nyamwiza ubyumve cyane. Kandi dore inguge nubwo zaba ari nini zite, zikagendeshwa n'umuyaga uhuha cyane, ingashya ntoya cyane niyo izerekeza aho umwerekeza ashaka. Urabona ubwato ukuntu ari bunini, ariko abantu nyine baba kugashya, urabona ingashya ukuntu aba ari akantu gatoya, munsi nako kaba gacoye nk'ururimi. Iyo ugize gutya ubwato buhita bugenda, wagira gutya bukerekeza hano. Rero n'ururimi ni ikigereranyo cy'aho urwerekeje niho rwerekeza. Ugomba kwirinda mu byo ugiye kuvuga. N'ururimi narwo nuko ruri, ni urugingo ruto rukiranirwa bikomeye. Iyo ubeshye umuntu uravuga ngo bakwica, barashaka kukwica, warengereye cyane, kuko abantu ntago ndumva ibintu by'ubwicanyi ku mpunzi, ariko nyine ubukiraniwe bikomeye. Murebe namwe ishyamba naho ryaba ari rinini rite, uburyo ritwikwa n'agashashi gato cyane. Kandi koko ururimi ni umuriro, yemwe ni ububi bungana n'isi. Imagine ngo ururimi ngo rwaba rubi bikangana n'isi yose. Nk'uku nguku nicaye hano kuri channel ya Papa Plus TV, ariko bizarebwa n'isi yose. Ngiye kuri channel nihanyanyaze ntuk'abantu.
mvuga umuntu umwe utarenze bangaye ntabwo ari byiza urumva ko rugira ububi bungana n'isi kandi ururimi bavuze ngo ni nk'agashashi gato nawe fata akambi ko mu kibiriti ugacane gutya nturebe ukuntu aba ari gato aba ari gato ariko kakagira umuriro ngo watwike ishyamba ryose rero ndumva naho nagarukira sinkwanga ndagukunda iyo nkubwiye nanjye mba nibwira iyo utunze umuntu urutoki izi zose ni wowe ziba zibwira ndi kwibwira nanjye mbwira n'umuryango uzankomokaho abuzukuru n'abuzukuruza n'ubuvivi n'ubuvivure bose bamenye ngo iyo utagenzuye ururimi rwawe rwakuzanira ibyago bikomeye hagati aho tubifashijwemo n'Imana n'umwuka wera n'umwana wayo tuzabasha kubaho neza twubahana murakoze Rosine tukiri aho turamutse dukoze Imana yadushoboje tukaba twabona Nzabinesha n'umugore we ni kwa mufano n'urugero akaba yatwemerera tukabahuza we n'umugore we nawe n'abana tukagerageza kubashyira hamwe nubwo tutaba turi kuri kamera ndagira ngo ibi ndi kubivuga ngo nawe arabyumve yumvise binashoboka afite nimero yanjye afite nimero yawe yatumenyesha kubera yuko ndabizi ko ufite ubwoba nawe ubwawe ntabwo twemera ko Nzabinesha ujya kureba Rosine ikintu cyabaho niko ahubwo twakumvikana tukareba uburyo wamuza turamutse tubonye Nzabinesha akemera ko muhura n'umugore we nawe umugore tuvuga n'uwo yabomboye ukaba uri kumwe n'abana wabyemera nabyemera ariko faites attention kuko burya hari ibintu bidahuza umwuka wa Satani imyuka mibi n'umwuka wera uba ukeneye imirimo myiza hari igihe yaba afite kamere agifite uburakari ugasanga ibintu bibaye bibi aho ntabwo nabasha guhura nawe ariko numvisha amakuru ngo yarakijijwe yemeye umwami nk'umukiza Yesu Kristo yamanitse ukuboko arabatizwa aca bugufi arihana ntabyemera reka burya tubivuze ngo nubwo ari gushaka gukora ubukwe ntaranabatizwa icyo ngira yimvuze cyari iki nimba afite na gahunda z'ubukwe niwe wivugiye ubwawe ati acumbirwe neza bamwiteho uko wavuze nanjye ndakubaza icyo ndimo nkubaza akemera ko twabonana tukabicaza ibyo tumusaba by'uko yajya sapotinga abana akagusapotinga cyangwa se akaba yanakwimuka ava mu icumba aho ucumbitse akagufasha nawe ukaba ushaka kutwubukora kuvuga ngo umuhe amahoro nyine bari mu rugo rwiwe ariko nawe akagira inshingano wenda nubwo atazikoze na mbere akaba yagira inshingano we yemeza nk'umuntu w'umugabo wubatse urugo akaba yagira icyo agufasha wabyemera nk'ubwo buryo ariko Papa Plasi igihe nje hano wabonaga nseka ntabwo wasekaga ubu maze kubohoka maze kumva amahoro nongere nisubizeho ibibazo kwari kwa mufano kugira uzize impamvu ndi kugira ngo abana Nzabinesha siko bimeze ariko n'ab'Imana kandi ndabyumva
tubabona kubera Imana, ariko abana papa bo yitwa Nzabinesha. mu gihe atabemeye Buretse mbere ntiyemeraga n'umwe, aza kwemera umwe, bivuze ngo n'undi birimo biraza kuko n'ibihamya birahari noneho sasa byuko yavukiye Kitengera. okay Byuko hari n'abamu bakubonye niba biri kugenda buhoro buhoro n'igihe kizagera akizwe abatizwe umukizwe yemere ukuri, icyo gihe kizagera wenda Imana nayo buri Imana iravuga, hari igihe wenda nazabimenya nkamenya ko yakijijwe, aho nakwemera guhura nawe, sinkeneye gukubita. Hari kugira ngo numve n'abadukurikiranye kugira ngo bagire icyo bumvaho, ndabizi yaraguhemukiye, yaragukubise. Nta n'ubuyobozi nshaka kumujyanamo kuko hano naje si mu buyobozi. Aho twajya mu buyobozi akugiriye nabi ho, feri ya mbere ni ku buyobozi. Kandi guys n'abadukurikiranye bumva iki kintu, Kenya abarimo bavuga ngo Kenya nta buyobozi, Kenya ifite abaperezida, ifite abayobozi, umuntu ararenganurwa udafite amanyanga cyangwa udafite ibyo wikeka. Byo numvishe n'ibyo bavuga ngo nta mutekano, ngo nta buyobozi bwaha, no. Kandi tuhabaye imyaka myinshi. Turahatuye. Okay, ni nabyo nabwiye Nyamwiza, nta bwicanyi buhaba, ahubwo ikihaba nk'ihohoterwa abagabo bakorera abagore, harimo gukubitwa, barakubita da, ariko bakabizimpangatanya, ariko wakubiswe. Ikindi nanone Rosine, ndagira ngo nitukora n'ikindi kiganiro kigomba gukurikiraho, hari abahamya abantu bemeza gutanga ubuhamya bw'uko wabyariye Kitengera barabonetse, n'abakubonye utwite icyo gihe, n'uburyo ki wabaye iriya, bamaze kuba bongera bamaze kuba nk'8-10, bitewe n'abo navuganye nabo n'ukuntu bagiye banambwira byinshi n'ibyo utagiye umbwira ahubwo ahubwo babibwira kero rihangana, bamuganiye ngo utangiye guseka, waje mu bantu waje mu nyene umunezero, amahoro, kumva ko nta kibazo. Rosine, twishimiye ko twabanye nawe. Murakoze. Nagira ngo abakunzi bacu mwumvishije ibyo tuganirije, mwumvishije ibyo tubwiye, kandi bakakeneye support, afite umwana muto w'uruhinja, afite kandi nanabwira abantu kugira ngo ubashe kuba wavuga nimero yawe, bagusapotinge, babashe kuba bakwimura, bumve yuko nawe uri ikiremwa muntu, bumve ko yego rwose, bumve yuko ukwiye gutabarwa, ko ubucumbitse. Ese kubera iki ntafashwa? Nagira ngo ubyivugire babwire. Kubera iki abantu baba bumva, cyane cyane nk'abantu twabanye Kitengera, mwaretse amashyari, kubera iki muba mwumva ntafashwa? Bamwe bakavuga yego turabizi mwarabanye, ariko ntitwaza kuri cano ngo tubivuge, ngo imiryango yatugaya, mukumva ko mutamvuganira ngo mbone ubufasha. Kubera iki nk'abantu umuryango mwumva ko mwanyambura abana mukabirerera, ngo mubafashije, ngo mwaba mumfashije? Kubera iki muba mwumva ntafashwa? Eske njyewe mfashijwe hari ikibazo kwera igihari? Kwera njye sindi umwana w'Imana? Nanjye ndi umwana w'Imana, nkeneye kwambara neza nk'abandi, nkeneye kurya nk'abandi, nkeneye rwose. Imana ishimwe ko iyi nkunda, nubwo abantu banyanga, ariko Imana mu mwuka wo guhumeka, kandi twese iradukunda. Ariko mbabwira, umuryango wafasha abana, utabafasha, ariko Imana irahari, kandi bazakura. Ariko ni igisebo cyo kumbeshyera,
iyo abantu bari kumbeshyera, iyo bari kuntunga agatoki nk'uwibye, njye nta mugabo w'abandi nibye. Okay. Nta mugabo w'abandi nibye, nta nubwo niyandaritse, ntabwo nari indaya. Uzi ko naba narakoranye nawe uburaya, azaza ntunga agatoki, aze abyandike muri komenti ho barabeshyaga. Cyangwa amawodiyo apfe no kubyandikamo, nta mawodiyo basi apfe no kubyandika. Nzabinesha nibaza kubera iki ategereye Nyamwiza ngo bakore icyo kiganiro. Amubwiza ukuri natwe tumenye ngo ibyo Nyamwiza ari kuvuga ni ukuri. Ndagira ngo wabwire nimero yawe ukoresha. Mu Gifaransa ni plus 254 7 04 58 27 92. Okay. Mu Cyongereza plus 254 70 45 82 79 2. Okay. Mu kirimi cyacu cy'Abanyabwisha, Abanyarwanda, Abanyamurenge ni plus 254 7 04 58 27 92. Okay. Guys, murabyumvishije icyo twabasaba mu muho bufasha. Ikindi nanone nakongeraho nkuko yaravuze ngo abantu bashaka gutanga ubuhamya bw'uko bamuzi cyangwa aho yabyariye bakanga kuza. Nanjye niko byagenze, narabigerageje cyane, baratinya umuco wabo ngo nubyemera. Abantu b'Abanyamurenge baritinya, njyewe icyo nzize niko ndimo ndazana abantu bavuga ukuri, abandi bakumva yuko ari ukwangiza umuco. Rero guys, mwari kumwe na Papa Plus TV kandi mwakoze kudukurikirana, kandi ubufasha bwanyu twishimiye kumva inkuru nziza mu matwi yacu yuko mwamufashije. Mwakoze cyane. Ciao ciao.